Bajya bavuga ngo umwana w'undi abishya inkonda, ariko noneho banza ubyirebere neza, banza urebe nawe ni ukuri kose. Umugore afite abana babiri ariko umwe arashaka kumwica. Hari uwaje arangije amukora ku kiganza, abasha kuba yahumuka, abasha kuba yareba ibyo ari kumukorera. Yari yabanje kumutera imiti kugira ngo atabasha kuba yabibona, ari nako amucunaguza cyane ati rya se nyine ibyo urya nyine, dore nguko rwose. Yamukuyeho uriya mugore arangije aramubwira ati tuza akora ibyo akora, ubundi uraza kuba ubona igisubizo. Arikiriza rwose umwana barashaka kumuhitana. Nyina wiwe yarapfuye ariko aza mu buryo bwa maji akabasha kuba yamutabara. Kurikirana ubashe kuba wamenya buri kimwe cyose, uraza kuba wasobanukirwa. Niba ugeze aha ngaha aribwo bwa mbere, ukande kuri ako kabuto ubundi udushyigikire, ubundi rwose turushaho kugenda tubana umunsi ku munsi. Yarongeye amukozaho ikiganza neza cyane, arangije mu gihe akibika ka gaserenge kiwe agashyira mu ibere, arangije afata bya biryo yashyize agiye guha umwana wiwe, arangije abiha wa mwana wiwe. Ni ukuvuga ngo abana ni babiri hano, ariko uyu mukobwa ni uw'umugabo we. Uriya mwana we niwe bahuje se, niwe rwose ashaka yuko kabaho, undi akabasha kuba yamwica. Bya bindi bavuga ngo umwana w'undi abishya inkonda, ariko mu by'ukuri ujye urera umwana wawe nk'uko warera undi, bose ubakunde kimwe kuko n'abana urabona ko bari mu kigero kimwe. Yakojejeho umwana nawe abiziranyeho cyane rwose na nyina, ubonye yuko amaze gushyiramo umuti, yarangiza akamukubitaho ikiganza ati turabikoze, atagiye kuba yapfa. Icyo atazi ni uko amasahane yamaze kuba yahinduranywa mu buryo bwose utakeka. Akabwira umwana ati mwana wanjye rya neza, akabwira uyu nguyu ati se rya nyine. Uyu nawe yakomeje kumera nk'aho yigize ikigoryi, nk'aho yamuhubye amaso, ariko wamuhumuye amaso twese twamubonye. Wowe ukurikire intambwe ku yindi, uraza kuba wasobanukirwa. Niko yaryaga abwira umwana ati se rya nyine, angatwa nyine ibyo wangatwa, ubundi ujye kuryama dore maze kukurambirwa. Ni nako uyu nguyu nawe ari kurya bya biryo bifite uburozi. Uwo mwana w'umuhungu ari kurya ibiryo bifite uburozi, uyu nawe ari kurya muri ya sisiteme, azi ko yamushyizemo ibirozi, azi ko yabashe kuba yamuhubika. Gusa umwana nawe yabashije kuba yabibona. Mana nyagasani, bari kurya. Ibaza umubyeyi nk'uyu nguyu. Mbabwira ngo buriya iyo ufite umugore wawe, umugore wa mbere agapfa agasiga umwana, ujye ugira amakenga, ese niba ugiye gushaka umugore wa kabiri, uwo mwana azabasha kuba yakipinga wa mwana wawe wa mbere yasize? Mana nyagasani. Niko yaryaga amubwira uti rya nurangiza ndaguha amafaranga ujye gushopinga, iki kinyendaro cy'iki ngiki nta mafaranga turi bugihe. Akoresha amagambo akakaye cyane, umwana we agakomeza kwirira nta kibazo rwose, akozaho nk'aho atareba, akagenda ayobya nyete, akanamuhereza, akanamutamika ati rya. Utazavuga ngo nakwicishije inzara, utaza kundaga kuri so uvuga yuko mufata nabi, mufatira umwana nabi. Ukurikire uze kurangiza iyi video. Niba uri umubyeyi, iyi video uze kuyisharinga ababyeyi bagenzi bawe, kugira ngo mujye mureba, kugira ngo mujye mufata isomo. Buri gihe ibi bintu nk'ibi ngibi bikunda kubaho mu miryango, ugasanga umubyeyi arapfuye, umupapa cyangwa se umumama ahise ashaka undi mufasha, ugasanga bigenze nabi. B'abana babigiriyemo ingaruka cyane, ugasanga bafashwe nabi mu mikurire yabo, ugasanga bihuje n'uko bagize za depresiyo bitewe n'agahinda baterwa nuko ababyeyi babo bapfuye, abandi bakabareze bakabitaho bakabaha uburere, bahita babafata nabi. Cyangwa se ugasanga niho usanga abana ku muhanda buzuye, ugasanga babaye utumarine bitewe n'uko ababyeyi babo babananiye. Mana nyagasani, ukurikire usobanukirwe, ubundi uraza gusobanukirwa neza, uraza no kumva impamvu banahisemo iyi video kugira ngo nyibahe muri ubu buryo ubwo ari bwo bwose. Mwebwe nimugende mutarangije iyi video, mukande kuri iyo buto ubundi dukomeze. Yakomeje kubwira umwana ati rya vuba ugende, nta mwanya ufite aha ngaha. Uyu nawe katangiye kwinyagambura, katangiye kugenda gasa nkaho kajijisha nk'uko mama wiwe yabimubwiye, akagenda akamukurura ati garuka urye n'ibi ngibi ubimare. Yatangiye atangira kwigaragura mu buryo nk'ubwo
ahubwo kugira ngo abashe kujijisha. Arangije aramubwira uti reka aho ngaho banza unyeganyeze mu nda bibanze bijyemo neza, ntabwo wongera kubabara. Mana nyagasani, karabivanze karabivanga, aramutegeka, yigirishaga nk'umuntu uri kubabara mu nda. Aramangira aramubwira ati zunguza mu nda urabasha kuba wamera neza. Mana nyagasani, ese biraza kurangira biti? Wowe ukurikira uraza kuba wasobanukirwa. Ari nako umwana arya ibiryo babimuciraguraho, bamubwira uti ntacyo umaze, bamubwira uti wowe ahangaha muri uru rugo wakagombye kuba wasohokamo ukagenda. Ese biraza kurangira biti? Umwana uri kurya uburozi ntabwo abizi ko ari kurya uburozi, gusa abizi neza yuko mugenzi wiwe cyangwa agashiki kiwe ariko kari kuba karya uburozi, n'amafaranga rwose ari aho ngaho. Aya mafaranga nibamara kurya arahita yajyana n'umuhungu we ngo ajye kumushopingira imyenda myiza. Nawe ujye ureba ababyeyi, ibaze nk'ubu ngubu usanze uyu mubyeyi ari uwawe, ese wamukorera iki? Ukamenya ko ibi bintu biba, cyangwa se ugasanga umubyeyi wawe cyangwa se ugasanga uwo wita umugore wawe agufatira umwana gutya, arenda kumwica, amuhoraza ku nkeke kugira ngo byibuze uwiwe abe ari ubasha kuba yakura, abashe kuba yakura neza. Ese wabisobanura ute? Wabikora ute? Wakora iki? Wa mwana disi uri kurya uburozi yatangiye kuribwa mu nda, yatangiye gutaka. Ese biraza kurangira bite? Yaramubwiye uti bigenze bite ko numva uri kubabara? Bigenze bite ko numva uri gutaka? Ati mama, ati ndumva ntameze neza, ati ndumva mu nda hari kundya, ibi biryo ndumva binguye nabi. Mana nyagasani, wibuke neza dutangira video bahinduranyije ari amasahane, babasha kuba babigira mu gihe bari barimo baserebura ngo turabikoze. Undi nawe yahise ahindura amasahane, yakomeje kurya ariko mubwira ati mama, ati ndumva mfite ikibazo mu nda. Yareba akabona umwana wiwe w'umuhungu niwe ufite icyo kibazo, ahubwo ugasanga umukobwa wiwe nta kibazo afite. Uyu nawe yatangiye kubikomeza, atangira kugenda amukoraho. Arangije aramubwira ati winkorera ku mwana ndakwiyamye. Umwana yakomeje gutaka yenda kurira, birababaje. Ibaze nawe, ni bya bindi bavuga ngo uruciramo kasoro gatwara nyoko. Ni kwa kundi ukora ikosa cyane ugasanga wishe ibintu byinshi cyane. Yajyaga kumukoraho agira ngo agahumurize, arangije umugore akamukubita winkorera ku mwana. Mana nyagasani, ese biraza kurangira bite? Kurikira neza uraza kuba wasobanukirwa. Kugeza kuri uyu munota, niba utarakora subscribe, yikore turusheho kugenda twagura umuryango. Yakuyemo bya bisatsi bambara ngo ni bya wigi, arangije aramwegera, mwana wanjye bigenze bite? Mana nyagasani, yamukoragaho amubwira ati hangane, nanjye ndi umwana nk'abandi. Mana nyagasani, ibaze nawe, yaraje areba bya biryo yihumurizaho ngo yumve yuko bya binini cyangwa se ya miti yashyizemo yumve ko bifata, yumva ntabwo biri gufata neza. Arangije papa wiwe yahise aza yirukanka, yaje kureba ibibaye, barimo barasakuza, umwana arimo araboroga, na nyina nawe bise bimurenga, yirengagiza ibyo yakoze. Rwose nawe ujye ureba, umwana arakomeje arataka. Ese biraza kurangira bite? Buriya nibyo natangiye nkubwira, ujye ukunda umwana nk'uwawe, abana bose ubafate kimwe. Uretse iby'ubu ngubu ubugome bwaje, mujye mufata famiye zanyu muzisengere. Mbere y'uko ujya gusengera umuntu mubana, ubanze rwose, cyangwa ujya guhitamo, ubanze umusengere kandi ubanze uhitemo neza. Umwana yatangiye kumubwira ibintu byose byabaye. Yaramubwiye ati papa, ati yafashe ibinini, ati yafashe umuti, arangije awushyira mu biryo bye, abiriye none niyo mpamvu mu nda hari kumurya. Mana nyagasani, umwana ahise amubwiza ukuri. Ati urabizi neza nibyo? Ati papa, ndabizi neza. Yafashe serenge, arangije afata uburozi, arangije akajya abushyira mu biryo byiwe, niyo mpamvu mu nda hari kumurya. Ahubwo mumujyane kwa muganga atarapfa, nicyo cyonyine ari kuzira. Ati mukobwa wanjye, ati ibintu uri kumbwira nibyo urabyizeye neza? Ati papa, ati ni ukuri nibyo ndabyizeye, kandi ibintu nkubwira nibyo. Niwe umwishe, niwe ushaka kumwica. Mu cyimbo cyo kunyica bifashe uyu mwana, ni njyewe yashakaga. Yarahagurutse n'umujinya mwinshi, aramubwira ati warwana we nagukubita, ati baburetse
turebe. Yaraje yihumuriza ku biryo, yihumurije ku biryo neza, yumva harimo bya binini, yumva harimo bwa burozi yashyizemo. Aravuga uti Mana nyagasani, ati n'uwo nashakaga kubirya wa maheru, Mana yanjye. Yahise yerura avuga uti ni wowe nashakaga kubiha, ati nibeshye. Umugabo yaramubwiye ati kubera icyo ushaka kunyicira umwana, ati hoya, ati ntabwo nashakaga kumwica, ati ntabwo nashakaga kumwica, Mana yanjye. Umugore yatangiye kumva uburemere bw'ibintu akoze, yatangiye kumva uburemere bw'ibintu akoze. Yaramubwiye ati se mukobwa wanjye, ibintu umbwira byose nibyo? Ati ni ukuri nibyo. Yatangiye kumukubita amubwira uti ndagukubita ndakumerera nabi. Kubera iki ushaka kunyicira umwana? Ko abana bose ari bamwe, ese ko nta kintu nakwimye? Kubera icyo ushaka kunyicira umukobwa ni ukubera iki? Ni ukubera iki? Mujye musengera abantu mubana, urukundo rwanyu rujye rwogera, kandi mukipinge umwana wawe nk'uwawe, umwiteho umuhe uburere bukwiye aho kugerageza kumwica. Ese nk'ubu wavuga yuko uyu mwana w'umukobwa ashaka kumwicira iki? Ese uyu mwana w'umuhungu we kuki abigendeyemo? Niyo mpamvu bakubwira ngo umwana wawe ujye umufata nk'undi. Imana ikavuga ngo dukundane tuberane urugero. Umugore birangiye yihekuye, umugore birangiye yihemukiye kubera yuko yashatse kwica umwana. Yaramubwiye uti ati mbabarira, amakosa nayakoze, nibyo nashakaga kumwica, ati ubu burozi bufite imbaraga, mfasha tumujyane kwa muganga, ibindi byose tuzabisubiramo. Amakosa ndayemera, ni ukuri mfasha, nashakaga kubihuriya, none birangiye mbihaye umwana wanjye. Ati umwana ni nk'undi wakigoryiwe cy'umugore kitagira agaciro gusa, kuki udaha ibintu agaciro ngo ubashe kuba washyira ibintu ku murongo? Ati mukobwa wanjye urakoze cyane kandi wiyiteho, ndaje ufate ujye mu nzu ukinge, gira vuba. Kandi uyu nawe aramubwira ati tugende kwa muganga, ati tugende kwa muganga ni ukuri. Uyu nawe yasigaye abwira ati wa rukobwa we, urampemukiye cyane, ni wowe nashakaga kupfa, urabihindukiranyije, ariko nzakwica n'ubundi. Uyu yaramubwiye ati nkiza aho ngaho, genda urucira mukasoro ugatwara nyoko, va aho ngaho ugende. Mana nyagasani yarebye amasahane, areba amasahane, aramubwira ati urusubiye aho ruzanyura, ati n'ubundi nzakwica warwana we, wowe n'ubundi sinkukunda, ati n'ubundi na papa wawe amakimbirane dufite ngomba kuyaguhora. N'ubu ngubu aracyashaka kumwica, aracyafite ingingimira. Yarirukanse kugira ngo agende ku mwana we, byibuze arebe yuko yamutabara, akanako nk'uko bakabwiye ati uhita ujya mu nzu ukinge. Nuko filime yacu igenze.